ntabwo ukwiriye gusaza utumvishe amagambo yavuzwe avuye kuri roho, amagambo yubaka roho. Reka dutangire twiyumvire. Atangira agira ati, kuri njye ibyo ubwira ubwonko ukabisesengura ukabishyira ku mutima ukabyiyumvisha, nicyo nita roho. Ariko ni gute umuntu asezerana n'umutima we ukora ikibi? Iyo roho ye aba ari bwoko ki? Aya magambo y'ubuhanga kandi yadusobanuriye icyaha, agira ati, icyaha ntabwo ari icyo umuntu agambirira gusa, ahubwo nibyo yibagirwa cyangwa yibeshyaho. Ni icyaha. Niyo mpamvu dukwiriye guhora twiyeza kuko ducumura tutabizi. Mbese wowe ibyo abantu bavuga, ibyo bavuga byinshi bavuga ko bigezweho, ubifata ute? Umva amagambo y'ubuhanga uko abivuga. Bavuga byinshi, niyo mpamvu ntabizera. Nicyo gituma ninya ibyo bavuga ko bigezweho biri guca ibintu. Umwe wenyine udahungabanya umutima ni Yesu. Mbese wowe umuntu wakwizera ninde? Guhatiriza kandi no kwiyoroshya bikatugora mu buzima. Ariko mvuga uko amagambo y'ubuhanga bivuga. Umugani wa Rawutsu, ugenda uko ubuzima bugenda ntahatiriza. Ati, uzabe nk'amazi aca ahashoboka hose gusa mu bwiyoroshye, nyamara afite imbaraga. Intambara yo kwiruka ku butunzi, iyi niyo turwana, nyamara iyo tuzanye ku isi tukayibagirwa. Umva uko amagambo y'ubuhanga bivuga. Ugiye wibaza uti, hanyuma se? Ariko njye bikanangaza cyane ukuntu ibintu twirukira bitajya bigwira. Tukirengagiza roho zacu izahoraho, tukirukira ibintu tuzi ko tuzatunga bitugoye. Ushobora guhemukira umuntu kuko wamufatiye mu cyuho, ukamukinagaza rwose kubera ko wamurushije imbaraga. Gusa igihe kizabisobanura, kandi n'ubwonko bwe n'ubwenge bwe uzamubashije kugera ku bindi birenze ibyo wamwimye. Kuko amagambo y'ubwenge abivuga. Nagusezeranya ko umunyembaraga azatsinda umunyantege nke, gusa simbyizeye ko azatsinda umunyabwenge. Ushobora kwibeshya ko dusenga Imana imwe yo mu ijuru kandi tuyisenga mu buryo bumwe. Gusa siko bimeze. Buri wese agira Imana ye bitewe n'igihe bahurira. Mu Mana enye ab'isi bafite, imwe niyo y'ukuri. Iya mbere ni Imana afite mu gipfunsi. Nta n'umwe yubaha, nta n'umwe ikorera ku jisho rye, nta n'umwe ikora kubera ko yavuze, ahubwo ikora ko igomba gukora. Yumva abayisenga, gusa niyumva abayitegeka. Ariko bo baravuga bati, turavuga igakora. Imana ya kabiri ab'isi bafite ni Imana y'amaburakindi. Bahura nayo gusa iyo bayikeneye. Ni ba bandi basenga ari uko bageze mu byago, igahereraho bakazongera guhura nayo bahuye n'ikindi kibazo cyangwa se icyifuzo bashaka kuyisaba. Imana ya gatatu ab'isi bafite ni Imana bakangisha abandi, bayitegekesha abantu, bakayikoresha abantu agahato. Bavuga bati, ni Imana irimbura, ni Imana y'umunyamujinya. Nyamara Imana yacu iritonda. Imana yacu ni Imana igira neza. Ariko bo bayikoresha abantu bategana iminsi. Nyamara kandi bose siko basenga iyo Mana. Hari n'abasenga Imana y'ukuri. Hari n'abantu rwose bafite imitima yiyoroshya. Ni abantu bazi ko Imana iruta byose. Ni abantu basenga Imana mu byiza, mu bibi bakabana nayo. Ni abantu bamenye kamere y'Imana ko ari kamere nziza. Abo ngabo rwose barahirwa. Mu minsi mike ihise muri Amerika habaye inkongi y'umuriro ikabije. Ni muri California, Los Angeles. Habaye umukristo wizeraga Imana. Imana yatwitse ibindi bintu byose, amazu, amahoteli n'ibintu byose bikomeye, imisozi irakongoka. Gusa inzu y'uyu mukristo, umuntu wizeraga Imana, ntabwo yigeze ishya. Imana yo izi imitima itishushanya. Imana yarokoye iyi nzu y'umukristo wa Los Angeles mu itanura ryaka, ubwo yayisengaga byuzuye, mu gihe abandi bayipengaga. Nawe uzayikomereho. Ariko kandi muri amagambo y'ubuhanga hari naho yageze muri uwo muhanga nawe biramucanga. Yaribajije ati, ibyo dukeneye ni bike, bishaka kuvuga iki? Ibihari byo gusangira ni bike, cyangwa bisobanuye
ko twihagije ibibura ari byo bike? Bishatse kuvuga iki? Nawe mbwira muri komenti. Tonda no guceceka n'ibintu bibiri bitandukanye. Rero uzitondera abantu bacecetse, byanga bikunda hari impamvu atakuvugisha yakabaye avuga, ubwo hari ijya kunenga kandi bimubangamira utazi, cyangwa hari ibyo umusumbya atashyikira bituma kwihezaho ukagira ngo aritonda. Rero burya si ubwitonzi gusa, ubwenge buva mu guceceka. Umuntu abaza ubwenge. Hano kandi amagambo y'ubuhanga aratubaza ati, ninde wavukiye kurwana? Ninde wavutse ngo bamurwanire? Impamvu yatuma umenya uko ubaho. Nubireba neza uzasanga abantu twese twaravukiye kurwana. Rero ni igihe cyo guhaguruka tukarwana. Nyinshi rwose ntabwo tujya dusobanukirwa n'inshinga gukena. Umuntu ubona byinshi agakenera byinshi kurenzaho, uwo ni umukene. Naho ubona duke agakenera duke cyane kurenza ibyo abona, uwo ni umukire. Gukena bituruka ku nshinga gukenera. Gukena bituruka ku nshinga gukenera. Azaba amahoro, abakize, ukenera bike mu bandi. Igihe uziruka inyuma y'ubuzima bikubuza ibyishimo kubera ko utishimira na duke wabashije kugeraho. Amagambo y'ubuhanga ati, umutima ushima uruta kure umutima usaba. Abanyabwenge baba bameze nk'abahanuzi. Umugabo bita Einstein yari yicaye aravuga ati, hari igihe kizagera abantu bagacuruza amarangamutima. None rero nibyo byibereye kuri social media. Einstein ati, hari igihe kizagera abantu bagacuruza amarangamutima ku bandi. Si inkuru mbarirano, byarasohoye. Niba ushaka gukundwa no gukira, nutayihingamo bizagorana nakumiro rwose. Ariko kandi hakaba n'abandi babuzwa amahoro n'ubusa. Kubura amahoro ni iki? Ni igihe utekereza ko hari umupaka washyiriraho umuntu ntawurenge, have rwose aho utekereza Imana yamurengeje kera. Icyambere afite n'uzakubuza ubuzima, n'ubundi nawe nta buzima bafite. Benshi uzabona bagenda rwose, bagenda nk'abayobye, ntabwo bazi impamvu bariho. Kandi rero umuntu udafite icyo abereyeho, wa muntu uberaho byose, bo aba yarayobye. Kandi hari impamvu yihariye umuntu atabereyeho kurya hano ku isi, ahubwo arya kugira ngo abeho. Gusa twese tuzi impamvu turiho, nicyo tukwisabira mwami, duhe kumenya impamvu turiho. Amen. Ubundi ubugenge buri hano ku isi ku bantu bahakana Imana nibwo bakabaye bareberaho. Nta cyabaye ku bantu cyatuma ngutangarira, Mana nakwitegereza ubugenge bw'inoze ubundi ngagushima. Kandi rero benshi tukibeshya ko guteta ari ukwangiza ibyo umuntu atunze byonyine, ahubwo no kwangiza ubuzima bwawe ubigiriye ubuzima bw'abandi. Guteta ni iki? Ni igihe ubuzwa amahoro n'ibyo abandi batunze udafite. Kandi ni igihe ufite ubuzima ukayoboka inzira zibwangiza ubizi. Umukire, umukene, umunyabwenge, umuswa, twese hari ikintu kiducisha bugufi. Igihe turarwana n'igihe twese nabi igihe. Ibyo nibyo dukora. Kandi coronophobia indwara yo gutinya hazaza nayo yaratwibasiye. Turwana n'igihe tudashaka gusaza, guseba, gukenda kurwara no gupfa, ariko bigashyika. Duhangayikishijwe no gutekereza no gutegereza ibyatubaho, gusa nitwe bitegereje. Iyo niyo mpamvu yatuma wiyoroshya ukegera Imana ibuze bizaba. Ndagushimiye cyane wowe twabanye. Nitwa AIMABLE nyongera. Uhinduka.